Ni ku mugoroba rero Keita na Jenny bari kuva ku kazi. Anne yumva urusaku rw'imodoka y'umugabo we maze agahita asohoka yihuta kugira ngo rwose ajye kumwakira. Aba agisohoka rero maze agahita akubitwa n'inkuba abonye Keita ari kumwe na Jenny. Keita rero ahita abwira Anne ati uyu rero ni Jenny, ati Jenny ati uyu ni umugore wanjye yitwa Anne, niwe mpora nkubwira. Jenny ati nishimiye kukumenya Anne, ati rwose ndabyishimiye guhura nawe. Anne rero we uba rwose watangiye kwijima ahita abwira Jenny ati ihangane maze ngo utware umugabo wanjye ho gatoya arahita agaruka. Gusa nyine ibyo abivuga ari kwisetsa, ariko kwa kundi nyine umuntu aseka adasetse. Ahita afata ukuboko rero Keita maze bakajya ku ruhande. Anne ahita atangira kumusomera ati nta soni, atari kuzi ko utagira ikintu na kimwe wubaha, urifata ukazana ex wawe hano mu rugo iwacu. Keita ati nyine urumva twari dufite amahugurwa tugomba kumaramo icyumweru, rero nyine Jenny yaje numva atagomba kujya kuba muri hoteli kandi duhari, noneho ari no mu mujyi wacu, niyo mpamvu rwose nari muzanye hano. Anne ati ukumva rero ngewe ibyo nabyihanganira, urumva nabyemera kuko kubana na ex wawe mu nzu imwe. Keita ati ariko ubundi ko ndeba rwose urakaye cyane, wibagiwe yuko iyo utaza kuhaba Jenny atari kuba ex wanjye, ubu niwe tuba tubana. Uribuka neza yuko njye nawe twamuciye inyuma maze ngahita mureka nkashakana nawe maze nkabamuhemukiye ntyo. Urumva rwose utagomba no kumureka nibura ngo anacumbike hano. Baba bakiri gutongana rero maze Jenny agahita ahamagara Keita ati ndumva nshaka ikintu cyo kunywa, mfite inyota, kuko nyine baba bamusize ahagaze aho hafi yabo. Keita ahita amubwira ati jya mu nzu nta kibazo, ndaje rwose nkwiteho, kandi na Anne araje agutegurire ibyo kurya. Jenny rero ahita yinjira mu nzu maze Anne agahita abwira Keita ati ngo ndaje mutegurire ibyo kurya, ati ndavuze ngo mu gitondo cya kare ubyuke umujyana muri hoteli. Keita rero ibintu nyine biramucanga, gusa nyine yinjira mu nzu bose bagenda bijijishije maze nyine bakajya kwakira umushyitsi. Bagera no mu nzu rero maze Anne agakomeza kubwira Keita ati nizere rwose ko ibyo twavuganye wabyumvise. Keita atumva rero nkubwire, ugomba rwose gufata neza Jenny kandi ukamwakirana ikinyabupfura. Ikindi kandi uriya ni boss wanjye, umenye ko rwose turamutse tumusuzuguye natakaza akazi. Anne ati ni boss wawe ku kazi, ariko ntabwo ari boss wawe hano mu rugo. Baba bari ku meza rero bari gufungura maze Keita akabaza Jenny ati ibyo kurya se byakuryoheye? Jenny ati cyane, biraryoshye cyane, gusa nyine harimo urusenda rwinshi. Keita ati sinari nzi ko se ari rwo ukunda. Jenny ati hoya, ibintu burya birahinduka, uko umuntu agenda akura agenda ahindura ibyo akunda, ntabwo rwose ngikunda urusenda rwinshi. Bahita baseka maze Keita agahita amubwira ati ngaho rero umbwira amakuru, hari amakuru menshi rwose ukeneye kumbwira. Ati mbwira nko kuri wa musore mwakundanaga. Jenny ati uriya musore, ati ahubwo we mwinyibutsa, atuzi ko uriya musore nasanze rwose ari umutekamutwe, yabaga yikurikiriye amafaranga, ati ni umukuzi w'amenyo gusa nta kindi. Namaze kubimenya rero maze mpita mureka. Keita ati koko se, ati mbega ibintu bibi, ati nari nzi ko rwose buriya muzahuza maze mukaba mwana abana. Jenny ati hoya, ati ariko nanone ati nyine hari irindi banga nshaka kukubwira, ati ubu rwose hari umuntu nyine uri kuntereta, gusa nyine ntabwo biragera kure, ariko mbabona nyine ari jare yanjye, yujuje ibintu byose nkunda, bishobora rero kuzavamo.
bahita rero batangira kubiseka maze Keita ati mfite amatsiko mbabarira umbwire nyine muri detaye umbwire buri kimwe cyose kimwerekeye. Jenny ati hoya ntukagire amatsiko ibyo nyine ni ibyanjye biri personnel ntabwo nabikubwira rero. Ubwo rero baba bari kubiseka maze Anne akaba aratungutse ahita abona aba bantu rwose bahuje urugwiro bari kuganira baseka abona nyine bageze kure, ahita rero aza maze akababwira ati mwihangane kuba mbarogoye, ati mwaganiriye cyane rwose ndabona mufite byinshi byo kubwirana, ati ariko nyine muri iyi nzu tugira amasaha yo kuryama kandi turyama kare, none dore rwose saa yine zirageze, ubwo rero wowe rwose Jenny wagenda maze ukajya kuryama. Jenny ahita abwira Anne ati utubabarire ni ukuri twaganiriye cyane ntitwamenye uko amasaha agiye, hari hashize igihe nyine tutabonana. Jenny rero ahita ahaguruka maze akababwira ati mugire ijoro ryiza, nyamara ariko aba agiye rwose atazi ngo agiye kuryama hehe. Keita rero we aba yarakaye ukuntu Anne ari kumusebya yubitse umutwe atari kuvuga, maze Jenny yamara kugenda Keita agahita atangira gushihura Anne ati n'ikindi gihe ntuzongere kunsebya imbere y'abashyitsi banjye, urabona ukuntu unsebeje imbere ya boss wanjye nta soni. Anne ati none se ko nabonaga rwose wagira ngo ntabwo muri butandukane kandi dukeneye kwiryamira. Anne rero na Keita bajya mu cyumba maze n'ubundi bagakomeza gutongana. Anne we rwose aba yumva atari bunihanganire ko uyu mukobwa ari burare muri iyi nzu, aba ari kubwira Keita ati ariko ubundi wamujyanye muri hoteli ubu kuko ndabasha kurarana n'uyu mukobwa mu nzu imwe. Keita ati ndananiwe rwose ntabwo nabasha gutwara imodoka aya masaha, ihangane kandi ntacyo biri bugutware, ariko ubundi bya bikubangamiyeho iki? Kwihanganira umuntu ijoro rimwe ni ibintu bigoye. Anne ati nihanganiye byinshi ariko ibi byo rwose sindi bubishobore. Baba rero bari gutongana bari kuvuga nyine ukuntu bamuciye inyuma bose. Anne abwira Keita ati ntabwo ari njye nawe twamuciye inyuma, ni wowe wamuciye inyuma kuko ni wowe waje unsanga, ntabwo ari njye naje kugutereta. Maze bakumva umuntu arakomanze. Anne rero uba warakaye n'ubundi ahita avuga nabi ati wowe se kandi urashaka iki? Jenny ati munyihanganire ni Jenny, none nta muntu wigeze anyereka icyumba ndi buraremo niyo mpamvu nari mbakomangiye. Keita rero ahita asohoka maze akajya kumwereka aho ari burare, gusa rwose Anne we kubyakira biba byanze. Bararyamye rero maze buracya mu gitondo Jenny abyuka maze akajya guhagarara ku kabariko ari gufata akayaga. Keita rero arahamusanga akamubaza ati waraye neza? Jenny ati ntabwo ari cyane kubera nyine yuko hano ari hashyashya kuri jyewe, urumva nyine ntabwo ndahamenyera, gusa ndi gukora uko nshoboye kugira ngo rwose menyere, burya umuntu araye mu cyumba gishya ntabwo asinzira neza nk'ibisanzwe. Keita ati nta kibazo rwose uraza kubimenyera. Keita ahita abaza rero Jenny ati wajya kugushakira ibya mu gitondo, ndumva rwose nifuza kugutegurira. Jenny rero ahita yishima maze akamubwira ati uzi yuko ukiri umugabo mwiza nka kera, ati ni ukuri ntabwo wigeze uhinduka. Keita ati nahinduye imico mibi gusa niyo naretse, utwitwarire tubi najyaga ngira twose naratwihoreye. Jenny ati nk'iki rero? Keita ati uretse mbanze ngushakire ibya mu gitondo ubundi ndaza kukubwira duhereye kuri zeru. Keita rero ahita agenda akajya mu gikoni maze Jenny agasigara yisetsa, ababona rwose uyu musore akiri umwana mwiza nk'uko yari ameze kera. Keita rero ajya mu gikoni maze agatangira gukata ibitunguru ndetse n'inyanya. Anne rero arabyuka maze agashaka Keita akamubura, akamushaka ahantu hose maze akamusanga mu gikoni asanga ari gukata inyanya n'ibitunguru, ahita avuga ati mbega sheri uri guteka se? Ntumbwire. Keita ati cyane ndi gutegura ibya mu gitondo. Anne
ati ko wajyaga se umbwira ngo ntabwo uzi guteka, noneho ubwo ubibwiwe n'iki? Uzi ko ari ubwa mbere mbonye ukata n'ibitunguru n'inyanya? Njyewe rwose ntabwo nari nzi ko uzi nuko bafata icyuma, gusa nyine n'ubundi witonde kitagukata intoki kuko ntabwo ibi bintu ubimenyereye. Kate ati nyine nabyitoje rega burya ikintu cyose kigira inshuro yacyo ya mbere. Anne ati none se kuko utambwiye ngo nze mbitegure? Kate ati hoya nta kibazo kuba ndi kubitegura. Anne rero arongera akamubaza ati none se ubundi kuki noneho ugiye gutegura ibyo kurya bya mu gitondo kandi ubundi tudasanzwe tubitegura, ubundi twinyweraga icyayi cyonyine, bimeze bite? Kate ati nyine ndi gutegura ibya Jenny. Noneho Anne ahita amera nk'umuntu uriwe n'amavubi, ahita arakara agahita atangira kubwira uyu mugabo nabi ati nari natangaye nanjye ukuntu rwose wari kuba ugiye mu gikoni atari uriya mukobwa ukujyanyemo. Ati imyaka yose tumaranye njye nawe nta na rimwe urantegurira ibyo kurya, nyamara uriya mukobwa waraje uhise ubasha kujya mu gikoni. Kayita rero akomeza rwose guturisha Anne amubwira ati oya rwose umugore nkunda ntabwo ari ukubera ko nyine ari we nari ngiye kubitegurira, ahubwo ni uko ari umushyitsi wacu kandi tugomba kumwakira neza. Anne ati abandi bashyitsi se kutajya ubakira neza, uriya niwe mushyitsi w'imena. Kayita ati rega ni bosi wanjye ngomba gukora iyo bwabaga. Anne rero ahita arakara agahita yivumbura maze agahita yigendera agasiga abwiye Kayita ati ngaho biteke munabisangire mwenyine, ntabwo rwose nshaka kuza kurya ibyo kurya ntatekewe. Bimara gutungana rero maze Kayita agategura ameza, Anne nk'uko aba yabivuze rwose ntabwo aza gusangira nabo. Kayita rero na Jenny batangira gufungura maze bakajya baganira bagaseka ndetse rwose Jenny agatamika Kayita, baba bishimye rwose ubona wagira ngo barakundana. Anne rero we uba wahagaze ahantu nyine abitegeye neza ariko areba ibintu barimo maze umushiha ukamwica, si ugufuha noneho rwose akenda guturika neza neza. Anne rero ahita ajya kureba mushiki we kugira ngo yumve ko rwose yaba yirangajeho gatoya kuko aba yumva atangiye guta umutwe neza neza. Aragenda akamubwira ati noneho rwose umugabo wanjye najyaga ngushimira ngo aritonda ngo ntabwo yanca inyuma n'ibindi byose nyine uzi nakubwiraga, noneho rwose ibyo atakoze byose ubanza yabikoreye rimwe. Tekereza ko yafashe ex we maze akamuzana mu rugo, ubu rwose ari kumutekera akamugaburira akamukorera ibintu byose, mbese ndi kubona wagira ngo njyewe ntabwo mpari. Uyu mushuti rero wa Anne ahita amuseka maze akamubwira ati ntabwo rwose ibintu watekereje bishoboka, wibeshye cyane. Ntabwo umugabo wawe yazana inshoreke ye mu rugo, ntabwo bishoboka. Aramutse anaguca inyuma yajya kuhagucira kure rwose akabiguhisha ndetse ku buryo nta n'undi muntu uzabimenya uretse nawe. Urumva ko rero rwose adashobora kuguca inyuma mu maso yawe, ntabwo bishoboka. Anne ati none se uko kuntu kose mba mbona ari kumuha keya bikaba bishatse kuvuga iki? Umushuti we ati nyine nuko ari inshuti ye isanzwe, buriya ni inshuti ye cyane, baziranye kuri byinshi, ariko rwose kuguca inyuma byo byibagirwe, ntabwo umugabo wawe yabikora kuko umugabo wazi ubwenge, ntabwo ari umuntu utagira ubwenge ku buryo yakora ibyo bintu. Ubwo ariko umushuti wa Anne nanone ahita amubaza ati ariko hari ikibazo nshaka kukubaza, ubundi wowe wumva wishinja icyaha cyo kuba waratwaye Kayita kandi yarakundanaga na Jenny? Anne ati hoya nta cyaha nishinja kubera ko Kayita niwe wanterese kandi yahisemo nyine kurenza Jenny, ubwo rero ntabwo ari amakosa yanjye. Umushuti wa Anne ati rero tuza tekana rwose, niyo nama nakugira, nta kintu kiri hagati ya Kayita ndetse na Jenny, ni inshuti zisanzwe, tuza rwose. Anne turakoze cyane kundema agatima, naho uburyo rwose nari ngiye gusara neza neza, gusa nkunda ko iyo tuganiriye nyine umpa ibitekerezo byubaka maze ngataha rwose numva noneho ntekanye.
Umunsi wakurikiye rero Anne abona Kayita yatinze gutaha maze agahita amuhamagara ati uri hehe? Kayita ati nari nibagiwe kukubwira naherekeje Jenny guhaha, ari kugura imyenda, gusa nyine nawe hari akantu yakuguriye ariko mu kanya turaje. Anne rero ava kuri telefone ati urumva ukuntu aba yishimye iyo rwose ari kumwe n'uriya mukobwa. Hadashize umwanya munini rero bahita baza maze bagasanga ntabwo rwose Anne ari muri salo. Kayita rero ahita ahamagara Anne ariko nyamara Jenny agahita abwira Kayita ati inyota iranyishe nshakira ikintu cyo kunywa. Kayita rero ahita agenda agiye kuzanira Jenny maze Anne nawe akaba aje muri salo. Jenny rero ahita amuhereza akambaraje aba yamuzaniye nyine karimo ibyo aba yamuguriye, aramuhereza rero akamubwira atakira ati nagira ngo rwose ngushimire. Anne ati ariko ntabwo wagombaga kwigora, ati wagira ngo unshimire se kubera iki? Jenny ati nagira ngo ngushimire ko wanyemereye kuguma hano. Anne ati niba ari ibyo wakabaye rwose ushimira umugabo wanjye kuko niwe wabigizemo uruhare rukomeye. Jenny ati nawe rwose ngomba kumushimira kandi byimazeyo. Ahita abwira rero Kayita ati ndagushimiye rwose kuba wanyemereye kuguma hano icyumweru cyose. Anne rero utunguwe uba utari unabizi rwose ko babimwemereye, ahita avuga ati ngo iki? Ngo kumara hano iki? Jenny ati kuhamara icyumweru. Ati none se Kayita ntabwo yabikubwiye? Kayita rero ahita atangira kwicira amaso Anne nko kumubwira ati ceceka turaza kubivugana turi twenyine. Maze nyine Anne agahita aceceka, gusa rwose aba ababaye nanone kuko aba abona uyu mukobwa ari gutinda hano no kuharara ijoro rimwe byari byamunaniye, noneho aba agiye kuhamara icyumweru. Anne rero biramurenga maze agahita asohoka akajya hanze, agahita ahamagara mushuti we atumva ataba abantu rwose babiri barashaka kunsaza, ubanza ariyo gahunda bafite. Tekereza ko noneho uriya mukobwa agiye kumara hano icyumweru cyose. Mushuti we ati ntabwo wari ubizi se? Anne ati reka da ntabyo nari nzi. Ubwo ariko ababivuga ari kurira noneho kwihangana byamunaniye. Mushuti we atamubwira ati ku mugoroba ndaza kukureba. Anne ati hoya ngwino nonaha, ntabwo rwose ndi bupfe ku muryango, ndagutegereje uraza mpite ngufungurira, ngwino undebe kano kanya ahubwo ntutinde. Uyu mushuti we ahita amubwira ati ndaje rwose. Wa mushuti wa Anne rero araza maze akanabona nyine Jenny, ahita abwira Anne ati kubera ko utigeze umbwira ko ari mwiza cyane bingana kuriya? Anne ati none se ushatse kuvuga ko njyewe ntari mwiza? Ushatse kuvuga ko ndi mubi? Ati none se niba njye ntari mwiza cyane nka we kubera iki Kayita yamusize maze akansanga, niba rwose ubwiza aribwo yari akurikiye? Umushuti we ati ntabwo rwose mvuze ko uri mubi, ariko uriya mukobwa ni mwiza cyane. Anne ati ngaho rero ngira inama, urabona nakora iki? Urabona rwose ari iki nkwiye gukora? Umushuti we ati umva rero nkugira inama isumba izindi. Ati hari umugani uvuga ngo uzajye wiyegereza inshuti zawe ariko noneho abanzi bawe bo ubiyegereze kurusha. Ibyo bituma nyine umenya imigambi umuntu agufitiye maze ukayimenya hakiri kare. Anne ati urambwiye rero ubwo ngo uriya mukobwa nimureke nyine agume hano kugira ngo menye niba koko haba hari n'ikintu kiri hagati yabo? Umushuti we ati cyane. Ati ariko se ubundi watangiye kuburira icyizere Kayita ryari? Wizeraga Kayita cyane ubundi wajya kuvuga ko ari we mugabo ku isi udashobora guca inyuma umugore we. Uribuka umunsi umunyereka wamunyeretse nyine umbwira ko ari we mugabo wabonye kuva wabaho udashobora kuguca inyuma, umugabo ukubaha, umugabo ugukunda. None si ibyo byose ubundi byarashize? Hari icyahindutse kuri ibyo bintu nyine wambwiraga icyo gihe? Anne ati nta cyahindutse nyine, ni uko ibintu byose byishwe n'uko uriya mukobwa yaje maze akatujya hagati. Hagati aho rero Jenny na Kayita
bo rwose bahita bigira mu cyumba maze Jenny akajya kwigira imyenda aba yarayaguze. Keita rero we aba ari ku buriri nyine yiryamiye maze Jenny akajya yigira yereka Keita maze Keita akajya amubwira ati ako karakubereye, ndabona ari neza cyane, izengurutse turebe, ndabona hose rwose bihura, akongera akigira kandi gutyo gutyo uba wagira ngo nyine ni sheri we ari kurebera ko bimubereye, ubwo ariko nyine baba bari mu cyumba cya Jenny. Anne rero aza mu cyumba maze agahagarara mu muryango akareba uburyo rwose Jenny ari kwigera yereka Keita, ahita ababaza ati ibyo murimo se ni ibiki, noneho ko mbona mwarengereye. Jenny ati nari ndi kwereka Keita ngo ndebere ko bimbereye, ati ahubwo nawe ndebera urabona meze nte. Anne n'umujinya mwinshi no gufuha ati ndabona umeze nk'umukobwa utagira ubwenge. Keita rero ahita yijima maze Jenny nawe agahita amubwira ati koko se, ati reka ibisigaye njye kubyigerera muri dushe, ahita agenda nyine kuko rwose baba bamuciye intege. Umunsi wakurikiye rero Anne aba ari mu gikoni ari gutegura. Jenny rero amusangayo maze agatangira kumuganiriza, aramubwira ati ariko se ubundi Anne kubera iki koko uba wibabaza kandi mu bintu rwose bitanakomeye, ati njyewe na Keita turi inshuti kuva kera, tuziranye ku bintu byinshi kandi nanone tuganira ku bintu byinshi, jya wibuka nyine ko ari umu ex wanjye. Anne ati ariko niba ari ex wawe nanjye ninjye twashakanye ndi umugore we. Jenny ati nyine ni ukutaba ushaka kumva, njye nawe dufitanye ubucuti nyine bw'umwihariko ku buryo rwose ambwira ibintu byose ku buryo ashobora kumbwira n'amabanga yanyu ayambwira. Maze Anne ahita amubaza ati n'amabanga yacu ayakubwira. Jenny ati cyane, ibintu rwose byanyu byose arabimbwira, nk'ubwo nyine yambwiye ko hari ikibazo mujya mugirana mu buriri. Abakivuga iryo jambo maze Anne agahita amuha urushyi rwiza atiriwe rwose abitekerezaho, ati ntuzongere kunyinjirira mu buzima n'umunsi n'umwe. Jenny rero nawe rwose uba wagira ngo yashakaga kugira ngo aporovoke Anne, ahita rero ajya kubibwira Keita ko Anne rwose amukubise. Keita ahita asanga Anne mu cyumba akamubwira ati nta soni, ubwo koko ni gute ubasha gukubita umushyitsi wacu. Anne nawe ati ni umushyitsi wawe, ikindi kandi iyo waramujyanye muri hoteli ntabwo rwose mba narinze kumukubita urushyi. Keita ati rero ugomba gukora uko ushoboye kose maze ugasaba imbabazi, ibi bintu bigasubira uko byari bimeze, kubera ko ubu rwose ni akazi kanjye uri gukina nako, uragira ngo ntakaze akazi kanjye se. Anne ati ariko nanjye ndi gucungana no kudatakaza urugo rwanjye, ubwo rero nawe ucungana nyine no kudatakaza akazi kawe. Keita ati ndavuze ngo ibi bintu bigarure kandi hakiri kare rwose. Anne rero ahita afata icyemezo cyo kujya kureba Jenny mu cyumba cye kugira ngo amusabe imbabazi. Aragenda maze agahita amubwira ati umugabo wanjye yandakariye, none rwose mbabarira ngusabye imbabazi. Jenny ati none se iyo umugabo wawe ataza kukurakarira wari kumva nta kibazo, wari kumva ibyo wakoze nta kosa ririmo, wari gukomeza ukihagararaho maze ntusabe imbabazi. Jenny rero abwira Anne atumva rero nkubwize ukuri, ni ukuri n'ubundi nuko rwose utanteze amatwi ngo nkomeze nkubwire nsoze, ubu rwose Keita tugikundana natekerezaga ko tutatandukana, numvaga rwose nta kintu na kimwe gishobora kudutandukanya, nyamara we waraje uradutandukanya rwose kandi ahita ahitamo wowe maze arandeka. Waba se uri gutekereza ko naba nagarutse rwose kugira ngo nongere mwigarurire, nongere kandi mushyire mu ruhande rwanjye maze ankunde?
hoya ntabwo byashoboka kuba rwose yaraguhisemo buriya wari warangije gutsinda, ni ukuri wari wanesheje, ntabwo rero rwose nakongera kurwana rwose kugira ngo mwigarurire kuko nta nubwo bishoboka, yahisemo wowe kandi ni wowe akunda, aragukunda rero n'umutima we wose, nta mpamvu z'uko rwose ugomba guhangayika. Ikindi kandi njyewe ntabwo ndi umukobwa usenya ingo z'abantu, ntabwo ibyo bintu nabikora, tekana rwose umugabo wawe uramufite kandi umufite wenyine. Anne rero umaze kumva aya magambo ahita yongera agatuza maze akamwenyura, ahita ahobera Jenny akamubwira ati urakoze cyane, amagambo yawe aranturishije, ni ukuri mpise ngufata nyine nk'umuntu wo muri famiye yanjye. Jenny ati n'ubundi niko tumeze rwose nk'abafamiliye, gusa impamvu rwose uba ubona tuganira cyane ni uko nyine tuziranye kuri byinshi, turi inshuti zisanzwe, ariko rwose ntuhangayike, nta kintu kiri hagati yanjye na Keita, nta n'ikizigera kihaba, tekana rwose. Anne ati urakoze cyane ni ukuri. Umunsi wakurikiye rero Anne ajya kureba mushuti we maze akamubwira ati ndashaka kukubwira ko nishimye, ni njye umukobwa wishimye kuri ino si, ndakeye mu mutima, mbese ndumva rwose mfite umunezero udasanzwe. Umushuti we ati kubera iki? Anne ati kubera yuko nizeye umugabo wanjye, mufite icyizere rwose ko atanca inyuma, ikindi kandi Jenny nawe yambwiye ko rwose hagati ye na Keita nta kintu na kimwe kirimo, atakimukunda ndetse atakimutekereza. Uyu mukobwa rero wari usanzwe asubiza imbaraga mu buzima bwa Anne, uyu munsi siko biba bimeze, none ahita amubaza ati none se ubundi urumva ubyizeye ibyo Jenny yakubwiye? Anne ati cyane ndabyizeye rwose, nta mpamvu n'imwe ihari yo kugira ngo bance inyuma. Jenny ati nyamara uriya mukobwa azi ubwenge cyane, impamvu yakubwiye ibyo byose yagira ngo rwose utangire kumutekereza nk'aho nta kintu kiri hagati yabo, maze niba ashaka kuguca inyuma azabikore rwose atekanye, umufitiye icyizere. Anne rero ahita yongera akijima kandi rwose aba yari yishimye ari no kwisekera yinezerewe, ariko bahita bamusubiza muri mudu mbi, maze uyu mukobwa agahita abwira Anne atumva rero nkubwire ukuntu rwose uzabimenya, uba uzagenda uganire na Jenny maze umubaze ibibazo byinshi, uzamenya rwose niba agifitiye santima umugabo wawe cyangwa niba ari ntazo koko. Anne rero koko arataha maze akicarana na Jenny bakaganira, abaza Jenny ati mbese kubera iki nta mukunzi ufite? Ati nk'umukunzi muherukana mwamaranye igihe kingana iki? Jenny ati twamaranye igihe gito cyane, kuko rwose ntabwo nabonaga atameze nka Keita, nabonaga rwose umubano wacu utagera aho uwanjye na Keita wari ugeze. Anne rero arongera akamubaza ati none se ubu kubera iki koko utari gushaka undi mukunzi? Jenny ati mfite nyine umusore uri kuntereta, gusa ntabwo biragera kure, ariko nanone ikintu gikomeza kunca intege ni uko rwose umuntu wese dukundanye mba mbona bitageze ku gipimo nshaka, kuko njyewe mba nshaka nyine kuzabona undi musore umeze nka Keita neza neza. Anne rero ahita amubaza ati se byose uvuga ushyiramo Keita bimeze bite? Jenny ati uzi impamvu se? Keita ni umusore udasanzwe, ni umusore nyine wihariye, ararenze rwose, mba numva nyine n'ubundi nagira umukunzi nka we. Anne rero areba uburyo Jenny ari kubivugamo, maze mu mutima agahita yibwira ati wa mukobwa aracyafitiye santima Keita, aracyamukunda rwose, biragaragara ndetse biragaragarira amaso. Anne rero aricara maze agatekereza n'ibyo mushuti we aba yamubwiye, amubwira ati buriya none ejo ubwo bazatangira akazi, ndakubwiza ukuri rwose nibwo bagiye kujya babona umwanya wo kuba bari kumwe ari babiri, kubera ko buriya umugabo wawe ashobora kuba
ataranigeze atekereza kuguca inyuma, ariko nyamara uko akomeza kubonana na Jenny bikazamuza mu mutwe atazi uko bigenze. Ati tekereza noneho niba bari ku kazi, yego mu masaha yo gukora ntabwo yenda bazabona umwanya, ariko noneho utekereza nihagerwaho nko mu kiruhuko cya saa sita bagiye kurya, urumva bazaba bari mu biki? Bazaba bari kuganira nyine bavuga ibiberekeye. Ibi bintu byose rero Anne aricara akabitekereza, maze akumva noneho neza isi iri kumwikaragiraho, akumva abuze amahoro. Aratekereza rero maze agahita afata umwanzuro rwose uba ushekeje. Aba ari mu masaha y'ijoro nyine, umugabo we nawe aba atarasinzira ariko ari kuri mashine yicaye nyine ku buriri. Anne rero arabwira Kate ati ndifuza ko tuvugana. Kate ati nta kibazo mukunzi, nguteze amatwi yombi rwose, ngaho mbwira. Anne ati rwose ndashaka akazi. Kate ati nanjye maze iminsi mbitekerezaho, uragakwiye rwose, ukwiye kubona akazi. Anne ati ndagashaka nyine muri kampani nawe ukoramo. Kate noneho ahita aseka agapfa ati ariko se sheri, nkawe rwose nk'umuntu uzi ubwenge kandi usobanutse, uratekereza ari hehe muri kino gihugu baha akazi umugabo n'umugore maze bakabaha akazi bose muri kampani imwe? Kumva koko ibyo bintu byashoboka? Anne ati ngomba kukabona byanze bikunze, nibiba na ngombwa ko mpindura amazina nzayahindura, ariko rwose nkabone. Kayita ati ibyo bintu ntabwo byashoboka. Atumva se wowe byashoboka? Anne rero ahita amubwira ati noneho niba ibyo byose bitashoboka, ngaho mpa akazi katagomba rwose amadosiye akaze ku buryo nta n'umuntu wazamenya ko ndi umugore wawe. Mpa akazi nyine ka feke mufite muri kampani. Kayita ati akazi ka feke se ushatse kuvuga ni nk'akahe? Anne ati nko kuba umushoferi wawe. Noneho Kayita araseka akajya hasi ati wowe Anne kuba umushoferi wanjye? Anne we rero aba rwose yarakaye kandi ari kuvuga ibintu byose akomeje, naho Kayita aba yabigize urwenya. Anne ahita amubwira ati ngaho seka, nubisoza umbwire rwose, nkubwire neza kuko ngenda akomeje. Kayita abaza Anne ati ariko se koko urakomeje? Ubwo se urashaka akazi ku rwego rungana iki ku buryo wumva rwose wakora akazi k'ubushoferi? Anne ati ndagashaka cyane, ahubwo nutakora ibishoboka byose ngo nkabone, nta mahoro rwose uzabona muri iyi nzu. Kayita rero ahita abwira Anne ati rwose niba ukomeje nta kibazo, ejo nyine uzampe ibyangombwa byawe, ubwo ni perimi nyine na lettre isaba. Anne rero ahita aseka akishima ati akazi ndakabonye rero. Ati rwose ibyangombwa ejo nzabiguha. Ati uzi ko ubu ngubu utangiye kwitwa bosi wanjye. Barabiseka rero maze Kayita agahita amubwira ati ejo nzajya ku kazi, ubwo reka nsinzire naha mu gitondo. Anne ati urakoze cyane, ndishimye rwose ko mbonye akazi. Mu gitondo rero Kayita arabyuka akitegura, maze yaba ari muri salo ari kwambara inkweto, ahita abona Anne aje nyine na bya kuko baba bamusabye, maze akabihereza Kayita. Ati sheri, ati ni bya byangombwa wansabye? Kayita arongera agaseka agashwanyuka ati ariko se koko urakomeje? Anne ati ndakomeje cyane rwose. Kayita ati uzi ko nari nzi yuko neza ari imikino, none koko urakomeje? Kayita rero ahita abwira Anne ati gusa nyine n'ubundi undi mukozi twari twamwirukanye, undi mushoferi, nari nabwiye kampani ngo nshakire undi, ubwo rero ngiye kubabwira ko rwose yabonetse, ariko nanone ikibazo gihari ni kimwe, ndumva ntakwizeye rwose ku mitwarire yawe. Anne ati njyewe uzi yuko natangiye gutwara imodoka wowe utaranagura imodoka? Ndabizi cyane rwose, mfite experience kandi ihagije, ntugire ikibazo. Kayita rero ahita amubwira ati nta kibazo rwose, ubwo ngubwo nyine ndaza kukubwira ku mugoroba. Jenny rero nawe abaje maze agahita abaza Kayita ati wamaze kwitegura se? Kayita ati cyane. Ati twagenda. Anne ati ntiwibagirwe dosiye zanjye. Kayita arongera agaseka maze akazifata akazibika.
ku mugoroba rero Keita arataha maze Anne akaza kumusuhuza nk'ibisanzwe, aramubwira ati ni karibu mu rugo, ati none se umunsi wawe wagenze neza? Keita ati yego rwose umunsi wagenze neza, ati ahubwo nagira ngo nkubwire ko nyine na ka kazi kawe kabonetse bakwemeye rwose, mu gitondo nagombaga kwangaja undi mushoferi ariko kubera ko rwose mfite umugore w'umunyembaraga kandi uba ufite courage unakeneye akazi, nahisemo rwose ko ari wowe wagakora, ikindi kandi rwose ndumva nkunezerewe ndakwishimiye cyane, gusa nanone ntutekereze ko aka ari akazi koroshye, akazi k'umushoferi ni akazi kagoye, nizere ko rwose umunsi akazi kazaba kakubanye kenshi utazaza kumbwira ngo byagukomeranye, ugomba kugira imbaraga kandi ukimenyereza kugira ibintu bimwe na bimwe utangira kumenya nko guhindura amapine igihe habaye ikibazo n'utundi tuntu tworoheje. Anne rero ahita atangira kwikanga ati nari nzi ko ibyo ngibyo ari abakanishi babikora, none ni njye nzajya mbikora? Ati yego ako ni akazi k'umushoferi, ntabwo rwose ari akazi k'abakanishi. Ahita rero atangira nyine kumva ibintu bikomeye, ariko nanone agahita abwira Keita ati nzabyitaho byose, nzabyiga mu gihe gito kandi nzaba mbimenye kuko aka kazi ndagashaka cyane, ariko nanone ndishimye ndakishimiye rwose aka kazi. Keita ati sawa rero reka njye gukaraba nduhuke ubwo turi kumwe. Umunsi wakurikiye rero barazinduka bose bakitegura bagiye ku kazi. Keita rero na Jenny barangiza mbere maze bakaba bahagaze ku modoka nyine baba bategereje umushoferi mushya. Anne nawe rero ahita aza yihuta yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'umweru yatebeje rwose, ubwo iyo ngiyo ari iniforume. Ahita ababwira ati mwihangane ndabakererejeho gato. Keita ati nizere ko ibi bitazongera, uyu munsi ni umunsi wa mbere wawe w'akazi, ugomba no kwitwara neza nk'uko bigomba. Jenny ati umunsi wa mbere w'akazi, akazi kahise kandi? Keita ati ubu ngubu rwose Anne niwe mushoferi wacu mushya, niwe ugiye kuzajya adutwara. Jenny ati kubera iki se mutari mwabimbwiye? Ati none se kuki yafashe akazi k'ubushoferi? Anne ati ni ibibazo nyine by'umuryango, wowe ntabwo wabimenya. Jenny ati kandi nanjye nari nzi ko ndi uwo mu muryango. Anne ati nyine uri uwo mu muryango ariko kuri iyi kese ntabwo rwose urimo. Bahita rero binjira mu modoka maze Keita ndetse na Jenny bakicara inyuma. Anne rero arabareba bicaranye noneho bikamurya kurusha, agahita ababwira ati umwe muri mwe yaza akicara hano imbere. Keita rero ahita amubwira ati umushoferi niwe wicara imbere gusa, naho ba bosi bagomba kwicara inyuma nyine akabatwara. Ati kandi ntuzongere rwose kutubwira icyo kibazo kuko ntabwo ari wowe utubwira aho twicara, wowe icyo ugomba gukora ni ugutwara imodoka gusa. Anne ati nabyumvise rwose mukunzi. Keita ati hoya, guhera uyu munsi ntabyo kunyita umukunzi wawe, sheri n'ibyo mu rugo, ku kazi ndi bosi wawe, no mu modoka ndi bosi wawe, ahantu hose ndi bosi wawe uretse mu rugo gusa. Anne ati sawa rwose bosi. Bagera ku kazi rero maze Keita agahita afata kamera nyine zireba muri parikingi akazikonekita kuri mashine ye kugira ngo ajye areba nyine ibyo uyu mugore we aba arimo. Buri kanya rero uko uyu mugore rwose we aba aparitse muri parikingi, Keita ariyaranda agahita amushakira akazi nyine akora ku buryo atari buruhuke na gatoya, amenye ko rwose aka kazi yasabye ari ndyankurye. Ajya kubona akabona rero n'ubundi arongeye nyine aragarutse aparitse muri parikingi, agahita atuma umuntu ati genda umumpamagarire aze hano. Anne rero yinjira muri biro ya Keita maze Keita agahita amubwira ati hari dosiye nashakaga ko njyanira mu mujyi, ubwo rero zihutane. Anne bamaze kunanirwa kubera kwirirwa nyine azenguruka umujyi wose, ahita abwira
Keita ati ariko se ubwo ko uramvugisha habe no kundeba nibura nyine ngo unandebe neza nk'umugabo wanjye. Keita ati njye ntabwo ndi umugabo wawe, ndi umukoresha wawe hano rwose, uri umushoferi wanjye ntabwo uri umugore wanjye, uri umugore wanjye mu rugo gusa. Anne ati none se ubwo ko nta nubwo nyine njyewe nibura wananteteshaho gato basi ukangabanyiriza akazi, nagenze ni ukwirirwa nzenguruka mu mujyi njyana dosiye nongera nsubirayo. Keita ati niko kazi wasabye kandi warakabonye, ugomba rero kugakora kandi nta mikino irimo, kora akazi nyine wasabye. Anne rero ahita agenda nyine akajya aho baba bamutumye, gusa bataha bose bananiwe nyine nk'ibisanzwe. Anne nawe aba yabaye ibyatsi, bicara mu ntebe maze bagatangira kuvuga bati Anne jya kudutekera rero rwose ntabwo turi burare ubusa. Anne ati ntabwo nateka niyo mwagira mute mu burare rwose, gusa nanjye ndashonje ndumva nenda gupfa rwose, inzara iranyishe ariko ntabwo najya mu gikoni. Bose rero habura n'umwe rwose uri buhaguruke ngo agende ngo ajye guteka. Jenny rero ahita avuga ati reka nihangane rwose mbatekere, ndabona twese dushonje kandi dufite n'umunaniro. Anne ati urakoze cyane ariko ntushyiremo umunyu mwinshi mu mboga. Aragenda rero akabategurira Jenny maze rwose akabahamagara ati nimuze mufungure. Buracya rero bakongera bagasubira ku kazi nk'ibisanzwe. Noneho rero bajya gutaha maze Anne agahita avuga ati reka rero tunyure ahantu maze rwose dufate ibyo kurya tubitahane, kubera yuko n'ubu ndananiwe ndumva ntabasha kujya mu gikoni kandi sinshaka kuza kongera kugora Jenny. Jenny ahita avuga ati ngiye kubategurira, ntabwo rwose nabikoze nk'aho ari itegeko, nabikoze ahubwo kuko numvaga rwose binshimishije gutegurira famiye yanjye, ntabwo rero rwose byambangamiye, ntuhangayike. Keita we rero ahita abwira Anne ati ndabona kuba warabonye akazi bigiye kubangamira izindi nshingano, ndabona rwose tugiye kubaho duhangayitse kubera ko wabonye akazi, nta kindi kintu na kimwe gikora mu rugo, ubu tugiye kujya tuba abanyamwanda maze turye rwose amatekawe gusa nta guteka. Ubwo se wumva ibyo bintu byazashoboka? Anne rero ahita yivumbura ati mba rinaniriwe, ntabwo rwose ibyo bintu byose nabasha kubifatanya. Umunsi wakurikiye rero barataha bavuye ku kazi maze Anne agahita ajya kubategurira, aragenda rero agashyira ibyo kurya kuri gaze maze akaza akicara muri salo ahita asinzira. Maze Jenny yajya kumva biranutse, ajya kureba agasanga byashiririye hafi kwakamo umuriro. Ahita abwira rero Anne ati Anne amukangura nyine amukomanga ati ibyo kurya rutetse byashiririye cyane byanutse. Anne abyuka yiruka maze akagenda akareba agasanga byangiritse rwose, aragaruka rero akicara mu ntebe nanone maze Jenny ati rwose Anne ndabona ufite ikibazo kandi kinini, ikindi kandi mbona utanyishimiye rwose, kubera icyo utanyishimiye? Anne ati ntabwo nkwishimiye, ibyo byo rwose nawe urabibona. Jenny ati mbwiza ukuri rero, ngaho rwose reka dusase inzobe maze umbwire ikibazo aho kiri. Anne ati ntabwo ikibazo nzi aho kiri, ariko ikigaragara cyo rwose ikibazo naba afite icyo ari cyo cyose cyatangiye umunsi winjira muri iyi nzu. Jenny ati kandi ni njyewe ukigira ikibazo, ni njyewe kandi nanone ukibazaho? Anne ati cyane ni wowe rwose nkibazaho, urabona nyine uri umu ex w'umugabo wanjye, kandi iyo mbarebye mbona hagati yanyu rwose harimo rukuruzi, mba mbona harimo ikintu kibahuza, ikindi kandi mbona ugikunda umugabo wanjye cyane, rero rwose ntabwo nkwizeye habe na gato, ikindi kandi ndagufuhira nk'uko rwose n'undi mugore uwo ari we wese yabikora. Anne rero akomeza abwira Jenny ati kandi ikindi kintu kimbangamiye ni uko noneho nta n'umusheri ufite, urahari wese nyine uri libre, nta musheri ufite, ngaho rwose ngaho ushaka umukunzi maze rwose ntekane, niba kandi utanamubona giye mbwira mbigufashemo ngo ushakire rwose umusheri kugira ngo ntuze, ngaho basi uzabikore ku bwanjye.
Jenny rero ahita amubwira ati tuza rwose nzamushaka, ariko nanone hari nyine uri kuntereta, reka mbanze ndebe niba yujuje koko kondisiyo zose, ubundi rwose nzashake umusheri maze utekane, humura rwose tuza, nta kintu kiri hagati yanjye n'umugabo wawe, erega ntabwo ngiye nasenya urugo rw'umuntu, ikindi kandi yansize ndeba, sinibaza ko rero yangarukira ubu ngubu kubera ko yaguhisemo kandi nanjye mpari, humura rwose tuza, umugabo wawe aragukunda wihangayika. Mu masaha y'ijoro rero bajya kuryama, maze Keita na Anne bagera mu buriri, Anne nyine aba ari gusinzira n'ubundi ibitotsi bimeze nabi, Keita aramubaza ati umunsi wawe rero wagenze ute? Anne ati ntako wagenza rwose, wananije, niriwe naniwe, n'ubu ndumva nenda gupfa. Keita rero we aba aje rwose yamwiteguye, aba yumva amukumbuye hashize igihe batabonana, amukoraho rero maze Anne ati mbabarira rwose, mbabarira ndumva naniwe cyane. Keita ati ariko ni ukuri birakabije, uzi ko tumaze iminsi 5 yose wagira ngo ntabwo tubana. Anne rero ahita amubwira ati ihangane, ariko agahita agenda nyine agahita asinzira. Keita agerageza kumuhamagara agasanga Anne yasinziriye kare. Burakeye mu gitondo rero n'ubundi bakitegura bakajya ku kazi, ariko Anne agenda abitekerezaho maze akavuga ati wabona ndi gutekereza ko ndi gushaka gusova urugo rwanjye, ahubwo ariko ndi kurusenya. Umugabo wanjye yarambuze neza, inshingano zose z'urugo zarambuze kubera kwirirwa ngenda ngo ndi ku kazi, kandi nyamara kadafite icyo kinjiza kigaragara mu rugo. Anne rero agera ku kazi, maze akazi nyine kamara gutangira ahita agenda maze agasanga Keita muri biro, arinjira Keita agahita amubwira ati kuki winjiye ntaguhamagaye? Anne rero ahita amubwira ati narije kukureba, hari dosiye nari nkuzaniye. Ibyo kandi abivuga nyine ari gufungura ishati ye. Keita aramureba ati wibagiwe se ko hano ari muri biro kandi amategeko n'amabwiriza bigomba gukurikizwa? Anne ati bigomba gukurikizwa, ariko uyu munsi rwose ntabwo ndi bubikurikize. Ubwo niko aba ari gutambuka amusanga, ahita ahindukiza intebe maze rwose akamwegera agatangira kumusoma. Keita rero nawe birumvikana nyine ahita atwarwa, maze igikorwa kikabera muri biro. Hashira rero umwanya maze igikorwa kirangiye, Keita ahita abwira Anne ati urakoze cyane, uyu munsi rwose ungaburiye neza kurenza uko nari nsanzwe ndya. Burya kuko ni byiza nyine yuko abantu bagomba guhindura n'amafunguro, urabona ko rwose ay'uyu munsi yari aryoshye. Anne rero ahita aseka cyane maze akamubwira ati urabona se nyine ntakwigishije kuvumbura ibishya? Keita nawe ati yego rwose. Anne ahita akora mu mufuka w'ishati maze agakuramo urupapuro aba yanditse, agahita arwambika ku meza ya Keita. Keita ati uru rupapuro se kandi ni urw'iki? Anne ati nagira ngo rwose nkubwire ko ndi gusezera ku kazi, singiye kuzisenyera urugo. Keita ati kandi numvaga rwose turyohewe nyine ukuntu kuba bosi wawe byari bimeze. Anne ati cecekere, kuba umushoferi wawe biragoye rwose, wamvunishaga, reka kano kazi nkareke maze nongere nite ku byo mu rugo, ibi bintu ndabona bitavamo, ntazakubura rwose kuko ndagukunda cyane kandi sinifuza ikintu cyadutandukanya. Keita rero aba ari guseka cyane, aba yishimye rwose, yishimiye uyu mugore we. Ahita amubwira ati rero kugira ngo nkwemerere nyine ko udemisiyona ku kazi, uyu munsi urabanza nyine unkorera akazi kose wagombaga gukora, unjyanire amadosiye yose utari nkeneye kujyana. Anne ati kandi ntakiri umukozi wawe narangije gusezera. Keita ati ndacyari bosi wawe igihe cyose ntarakwemerera ko wasezeye, ubwo rero banza ubikore. Anne ati nta kibazo rwose, reka njye kubikora. Arabikora rero yarangiza agataha nyine, ubwo akazi nyine aba agasoje, aba abonye yuko nta mpamvu rwose zo kwirirwa yiruka inyuma y'umugabo we, cyane cyane ko n'iyi minsi yose aba yaramwirutse inyuma, nta kidasanzwe aba yarigeze abona hagati ya Keita ndetse na wa mushuti wa Anne rero aza kumusura
maze Anne akamubwira ati akazi narakaretse, nabonye nta n'impamvu rwose nari mfite yo kujyayo kubera yuko ngomba kwizera umugabo wanjye, ikindi kandi imbaraga nyinshi ngomba kuzishyira mu rugo rwanjye, aho rwose kwirirwa niruka ngo ndi gucunga umugabo. Uyu mukobwa ahita abaza Anne ati none se kuva wajyayo nta kintu na kimwe wigeze ubona? Anne ati ntacyo nabonye, ikindi kandi nizeye umugabo wanjye rwose ntabwo ashobora kunca inyuma. Uyu mushuti we rero usigaye amuca intege cyane ahita amubwira ati none se ubundi wowe wigeze ubona hari umugabo n'umwe rwose wakwihanganira gukora icyaha cy'umubiri? Nta n'umwe njye nigeze mbona. Anne ati uwo nabonye njyewe yari Kayita wanjye, ntabwo rwose yagikora nta n'icyaha na kimwe atakwihanganira. Uyu mukobwa ahita abwira Anne ati ariko uzi ko wagira ngo uzi ko wowe na Kayita muba mu isi itabamo ibyaha, wagira ngo rwose muri abatagatifu mwibereye mu ijuru, ntabwo uzi ko muba mu isi. Ndumva waramwizeye cyane, nyamara rwose ubwo utangiye kumwizera cyane nibwo ugiye kuzareba ibikubaho. Ni akazi kawe, komeza umwihorere we kumucunga, uzireturuva rwose utakibashije kubigarura. Ikindi kandi wibuke yuko aramutse agize undi mugore ashyira mu buzima bwe, wahita rwose wowe uva ku mwanya wa mbere ukaba umugore wa kabiri, kubera yuko uwo mugore ashobora guhita amubyarira nyamara wowe nta n'umwana ugira. Anne arabyumva maze agahita ababara, agahita yijima, agahita amubwira turakoze kunyibutsa ko rwose mu myaka 3 yose maranye na Kayita nta mwana mfite. Uyu mushuti we ahita amubwira ati nyine ntabwo nagira ngo ngukomeretse, ariko mba ngira ngo nkubwize ukuri kubera ko nyine nkwifuriza ibyiza. Anne ahita abwira uyu mushuti we ati mbabarira cyane ubu nafashe umwanzuro, ibintu byose nagiye mbikora uko washakaga, kuri iyi nshuro rero ngiye kubikora mu buryo bwanjye, noneho ngiye kubikora uko ntekereza, nta muntu n'umwe ndi bugendereho, urugo rwanjye nyine ndaruyobora ngewe uko mbyumva. Anne rero amara guherekeza mushuti we maze agasigara atekereza ikintu rwose cyatuma agira amahoro, maze akumva keretse gusa aramutse aboneye umusheri Jenny. Umunsi umwe rero Anne aba ari mu muhanda ari kwigendera avuye guhaha, ahita ahura n'umusore mwiza cyane uba uri muri siporo ari kwiyirukira. Ahita amwitegereza cyane maze akamubwira ati umva nkubwire. Uyu musore arahagarara maze Anne akamubwira ati uraho neza? Uyu musore nawe akamusuhuza. Anne ati none se utuye muri iyi karitsiye? Uyu musore nawe ati cyane, iyi karitsiye rwose nyimazemo imyaka myinshi niho mba. Anne ati none se ko nanjye ariho mba ariko nkaba ari ubwa mbere nkubonye? Uyu musore ati nkunda kuba ndi ku kazi cyane, nkunda kuba mpuze, ntabwo rwose nkunda gusohoka uko mbonye. Anne rero ahita amubwira ati nitwa Anne, nanjye ntuye muri iyi karitsiye, ushobora gusanga turi n'abaturanyi. Uyu musore rero nawe ahita amubwira ati nanjye nitwa Haji. Anne rero ahita amubwira ati nishimiye rwose kukumenya. Ati none se ikintu ngiye kukubwira gusa ntikigutangaze, wampa nimero zawe maze rwose tukazajya tuvugana, ndifuza ko wazadusura. Uyu musore rero aratangara, ariko Anne agahita amubwira ati humura rwose ntabwo ari ukugutereta, kuko dore ndi mariye, ni uko impeta nayisize mu rugo, ariko mfite umugabo, ndifuza ko rero rwose nk'umuturanyi wazajya uza kudusura ukamenyana n'umugabo wanjye ndetse tukajya tuganira nyine, kubera ko nta n'inshuti tugira muri iyi karitsiye, yenda we waba inshuti yacu. Haji rero ahita amubwira ati nta kibazo rwose, nimero naziguha nta kibazo. Anne rero nimero za Haji arazitahana maze akagenda akabwira Jenny ati Jenny rero nahuye n'umusore utagira uko asa, wa musore nyine ujya unshushanyiriza wakunda, reba ko namubonye ngahita neza mbimenya ko rwose uyu musore mwaberana, ni umusore nyine ufite umubiri ukeye nka kwa kundi ujya umbwira, ni muremure, ni umusore nyine ukomeye ufite umubiri rwose wubakitse kandi bidakabije, mbese rwose nubwo twahuye ari muri siporo urabona ko nyine ari umusore mwiza mu bigaragara.
ndifuza ko rero mwazamenyana, namusabye ko yazaza kudusura maze akamenyana n'umugabo wanjye, ariko mu by'ukuri si icyo nari ngamije, ahubwo nashakaga ko rwose azamenyana nawe. Jenny rero araseka maze agahita abwira Anne ati cyakoze ntakubeshye, ibintu byose umbwiye kuri uwo musore nibyo rwose, nanjye nkunda ku musore, ndumva nifuje kuzamubona. Anne rero kandi akomeza nyine kujya ahamagarana na wa musore amusuhuza, aramubwira ati rero buriya ikintu cyatumye mfata nimero zawe, ahanini nyine hari umukobwa dufite mu rugo mwiza cyane, yajyaga rero ambwira amakarite rwose yakunda ku musore, nkikubona rero nabonye rwose mwakwibera inshuti, niyo mwaba inshuti zisanzwe gusa, yenda ibindi bikazaba biza nyuma, ariko ntakubeshye rwose niba nta musheri ufite uzajye uza umuganirize, aba ari wenyine aba yishwe n'irungu. Haje rero araseka maze akabwira Anne ati rwose nta kibazo, nzaza amenyane nawe, cyane cyane ko nanjye ndi jyenyine nta muntu mfite, ntaba ngize Imana mbonye urungano nyine tuzajya tuganira. Anne rero arishima maze rero umunsi umwe nyine atumira Haji, gusa aba yabibwiye nyine Keita ndetse akanabibwira na Jenny. Ajya gufata Haji ku muryango maze akamuzana, asanga nyine Keita we ari kumwe ndetse na Jenny. Anne rero ahita abwira Haji ati rero uyu yitwa Jenny, niwe nyine nakubwiraga ko rwose wazajya uza kumuganiriza. Ati naho rero uyu ni Keita, ni umugabo wanjye nawe nyine nakubwiraga. Haji rero ahita avuga ati rwose nishimiye mwese kubamenya. Anne rero ahita afata akaboko Keita akamubwira ati ngwino tugende nibasigare baganira. Ahita abwira Jenny rero na Haji ati nimwibwirane bihagije maze rwose muganire. Bamara kuva aho rero maze Keita agatangira gutonganya Anne ati ariko ubundi ninde wakubwiye ngo uzamushakire umusheri, uriya musore umuzanye ute, uramuzi se? Anne ati nanjye ndamuzanye nyine ngo bimenyanire nta kibazo, kubera ko rwose Jenny amaze igihe kinini kandi ari wenyine, kandi mu byo twaganiriye numvise rwose yakunda umusore umeze nka kuriya, nibaganire nyine nibadahuza nta kibazo, ariko bashobora no guhuza ukurikije kondisiyo rwose numvise Jenny afite. Ku rundi ruhande rero Jenny rwose na Haji baraganira maze rwose bagahuza, bakabyumva kimwe, ibintu byose bakunda bagasanga ni bimwe, baraganira rero rwose bagahuza urugwiro, bahita rero bihanira nimero maze rwose bakajya bakunda kuvugana ndetse bagakunda no gusurana. Umunsi umwe Haji akaba yasuye Jenny, undi Jenny nawe akaba yasuye Haji. Noneho rero rwose Anne atangira kubona ko Jenny noneho ari busy rwose, afite umuntu baba bari kumwe mu masaha yose atari ku kazi. Atangira rero gutekana rwose, agatangira no gutuza. Ikindi kandi atangira kujya aganira nyine na Jenny noneho neza rwose nta kumufuhira, kuko Jenny yaramubwiye ati ni ukuri ntuzahangayike, humura rwose ntabwo nakwangiriza urugo, ntabwo kandi nasubirana n'umugabo wawe, tekana rwose nta kibazo. Anne rero nawe hashira iminsi maze akitekerezaho neza, akumva akwiye kujya kwa muganga kugira ngo nyine banamukorere ibizami byose, kubera ko noneho yari asigaye yifuza kuba yabona umwana yabonaga hashize igihe kinini, noneho yashakaga kubyitaho rero noneho agashaka umuganga rwose iki kibazo akacyitaho. Abwira rero umugabo we ko agomba kuzajya kwa muganga kandi akamarayo rwose iminsi bari kumwitaho, kubera ko ntabwo hari hafi yo mu rugo ku buryo yakwivuza ataha. Yagombaga kwivuza nyine maze agataha rwose birangiye neza, bamaze kumukorera ibizami kandi bamuhaye n'ibisubizo, amenya nyine ibintu byose uko bihagaze.
aragenda rero akajya kwa muganga. Umunsi wo kugenda abwira Jenny ati maze uzabe rwose wita ku mugabo wanjye mu gihe ntahari. Jenny ahita amubwira ati hoya pe, ati ntabwo ari ngombwa kandi wihangayika, Keita ni umuntu mukuru nawe azi kwiyitaho, ntabwo ari ngombwa ko mwitaho, humura uzasanga ameze neza. Anne rero ahita abwira Jenny ati cyakoze rwose nkunda amagambo uvuga nyine ibintu bituma umuntu yumva koko ibintu byose bimeze neza nta kibazo. Keita rero aherekeza Anne maze akamugeza nyine aho agiye, maze akagaruka ahita abwira Anne ati ariko ubundi ko numva rwose uri kuvuga nk'aho ugiye ahantu kure, uzi ko wagira ngo ugiye mu kindi gihugu. Anne ati rega n'ubundi wagira ngo ni mu kindi gihugu, uzi kuba ngiye kujya mu wundi mujyi ahantu nyine hari urugendo rurerure nk'uko ngiye gukora, noneho nkaba nzi yuko ngomba kumara iminsi 2 ntarongera kubonana nawe, ndumva rwose ari nk'aho ngiye mu mahanga. Keita rero ahita ahobera cyane Anne maze akamusoma akamubwira ati ndagukunda cyane, cyakoze byo rwose nanjye uzasanga nagukumbuye. Keita rero agaruka mu rugo, naho Jenny waba yagiye ku kazi. Keita aba yicaye yibereye mu cyumba, ajya kumva rero kumva umuntu ari gukomanga, agira ngo ni Jenny ugarutse, maze akamubwira ati injira. Ahita abona ari wa mushuti wa Anne uba uri gukomanga. Uyu mukobwa ahita abaza Keita ati none se wa mukobwa wundi nyine wizanye hano wabiyometseho wanze kuhava aracyahari? Keita ati ahubwo njye ndabona umukobwa wiyomeka ari wowe nta wundi. Uyu mukobwa rero ahita abwira Keita ati nje kukureba rwose, nari ngukumbuye hashize igihe kinini, urabona ukuntu uba wigize nk'aho rwose uri umutagatifu, umugore wawe rero azi yuko rwose ari wowe mugabo mwiza uba ku isi, ntabwo abizi gahunda zanjye nawe, ntabwo azi yuko njye nawe twamuciye inyuma inshuro zirenze 2. Keita ahita amubwira ati ibyo byararangiye kandi urabizi ko rwose n'ubundi ari we wabiteye, ariko ntabwo rwose nshobora kuzongera kubikora, n'ubundi ni impanuka nagize. Uyu mukobwa ati impanuka yari kuba rimwe, impanuka yari kuba 2, ariko si ubwo 3 urumva yari impanuka cyangwa kari akamenyero nawe rwose wumvaga narakunyuze? Uyu mukobwa rero ahita abwira Keita ati n'ubundi kandi ndumva rwose nshaka ko byongera. Keita ati niyo wagira ute, ntabwo ibyo bintu rwose bishoboka, ntabwo byakwemera, njyewe byararangiye. Atari kuzi guca inyuma umugore wawe ukanamucana inyuma n'inshuti ye magara. Uyu mukobwa rero ahita abwira Keita ati nyine umugore wawe ni igicucu, niwe wagushyize ku isoko, uzi ukuntu yirirwa kurata, yirirwa avuga umugabo wanjye hano, umugabo wanjye hariya, uko rwose umugabo wanjye amfata neza, amagambo meza ambwira, umugabo wanjye ntiyanca inyuma, umugabo wanjye ni marayika, umugabo wanjye ati ibyo bintu byose yarabimbwiraga, maze nkumva ngize umujinya nakurikiza ko jyewe umusore twashakanye yahise rwose atangira kunca inyuma kuva twamarana ukwezi kumwe gusa tugahita dutandukana. Ati iyo rero yandatiraga ukuntu uri umugabo mwiza, ukuntu we yagize amahirwe, nahitaga numva umujinya unyishe, maze nanjye ntekereza ko rwose ntazakugusha kugira ngo nyine nawe ajye mu gatebo kamwe nanjye, nubwo we ntabyo yari azi. Keita ati ntumbwire ko ibintu byose wakoze wabaga wabiteguye, wagira ngo nyine uzababaze mushuti wawe. Uyu mukobwa ati cyane, nakaga ukuntu yanyishongoragaho ambwira ukuntu wowe nyine uri intama y'Imana, ariko ntagira ngo nyine nzamwereke yuko nta mugabo n'umwe utakora icyaha. Ati noneho tekereza ko n'ubu akirirwa agutakagiza, ntabwo rwose azi ibyawe.
Kayita rero biramubabaza cyane amagambo rwose uyu mukobwa amaze kumubwira, ahita abwira uyu mukobwa ati ubundi se ko wumva nyine wari ukeneye kwangiza urugo rwanjye, ko wamaze kumbona ubundi urumva ushaka iki kindi? Uyu mukobwa ati nyine naje numva nzangiza urugo rwawe gusa nkigendera, ariko nyine numvise nawe unyuze cyane, none mba numva ntakureka, mba numva nyine twakomezanya. Baba rero bakiri muri ibi maze Jenny uba wari wagiye aragaruka, maze agahita yinjira agasanga uyu mukobwa yicaye rwose ku buriri. Kayita nawe arahagaze nyine baba bari kuvugana nyine ibyo biganiro. Araza maze Jenny agahita avuga ati ibi mbona ni ibiki? Uyu mukobwa se si wa mukobwa w'inshuti magara ya Anne? Anne se yaba yagiye atakubwiye ko yagiye? Undi ati yabimbwiye ariko nari nje kureba nyine uyu musore. Jenny noneho ahita yumirwa ati ntumbwire se ko ibyo bintu ndi gutekereza ari byo, ntumbwire. Kayita rero ahita abwiza ukuri rwose Jenny ku bintu byose uko byagenze, maze akanamubwira ko rwose uyu mukobwa yamubwiye ko nyine yashakaga kumusenyera urugo. Jenny rero ahita abwira Kayita ati cyakoze ntabwo n'ubundi ntunguwe, kubera ko nyine no kuri njyewe nuko byagenze. Wibagiwe se yuko n'ubundi wamenyanye na Anne munca inyuma tugikundana kurinda n'ubwo mubana? Ntabwo rero bintunguye kuba nawe umuca inyuma nyine n'inshuti ye magara n'ibyawe bya kera. Kayita rero yinginga rwose yinginga Jenny akamubwira ati ndakwinginze dore nkubwije ukuri, nkubwiye ibintu byose uko bimeze, kandi rwose ntabwo nkeneye kuzongera guhura n'uyu mukobwa ukundi. Uyu mukobwa nawe rero ahita abwira Kayita ati n'ubundi icyo nashakaga narakibonye, reka rwose nigendere, humura sinzakugarukira mu buzima, ndabizi neza nyine ubwo Jenny amenya ibi byose azabimbwirira rwose. Anne ntabwo ari ngombwa ko njyewe mbyivugira. Ahita yigendera rero akamubwira ati rwose ubu ngiye no kujya kure y'umugore wawe, ntabwo nzongera no kumuvugisha kuko ndabizi ko ukuri rwose ntabwo yamara iminsi 3 atarakumenya. Ahita rero agenda, ariko Jenny we arababara cyane, maze akabwira Kayita ati ni gute utajya uhinduka, gute rwose waca inyuma umugore wawe ukamucana inyuma n'inshuti ye? Uzi ukuntu umugore wawe akwizera, uzi ukuntu umugore wawe agufata nk'intwari ye, agufata nk'umuntu udasanzwe. Ibi bintu abimenye yakwiyahura si ukukubeshya. Tekereza ko noneho umugore wawe yambwiye ko burya impamvu yari yaraje gushaka kariya kazi ari ukubera ukuntu yadufuhiraga, maze akumva akeneye kuducungira hafi ngo arebe ko nta kintu kiri hagati yanjye nawe. Noneho tekereza ko amenye ko inshuti ye magara ariyo rwose mwamucanye inyuma. Ibi bintu urumva wabyifatamo ute? Kayita rero ahita apfukama hasi, maze akabwira Jenny ati ndakwinginze mbabarira ko nigeze kuguca inyuma, mbabarira kandi n'ibi byose rwose wumvise. Jenny ati ntabwo ari njye wakabaye upfukamira ngo usabe imbabazi, wakabaye upfukamira umugore wawe maze ukaba ari we uzisaba. Kayita ati umugore wanjye ntabwo ibi bintu nabimubwira, ntabwo nshaka kumubura, ndamukunda cyane ku buryo udashobora kubyumva. Gusa nyine uriya mushuti we yambereye ikigeragezo, kubera ko yaje nyine afite target yo kudutandukanya. Ndakwinginze rero ibi bintu ntuzabibwire umugore wanjye, bimire rwose bigwe mu nda. Ntabwo nzongera na rimwe kuba rwose namuca inyuma, kandi nuramuka unanketse uzabimubwira uhereye no kuri ibi. Ariko ubu ndakwinginze rwose ntuzabimubwire, sinshaka kwibabariza umugore. Noneho dore ari no kwifuza kugira ngo turebe ko twabona umwana, noneho reba hiyongeyemo stress. Rwose naba mpemutse kandi n'ubundi ndabyicuza. Gusa nyine uriya mukobwa rwose yambereye ikigusha. Arakomeza agasaba imbabazi Jenny rero kugeza igihe rwose yumva amavi ari kumurya, maze akajya abwira Jenny ati ndakwinginze mbabarira, amavi ari kundya, ndumva neza ndi gutitira amaguru kubera kunanirwa gupfukama. Yari apfukamye umwanya munini cyane. Jenny ahita amubwira ati ngaho haguruka, ariko rwose
ndumva bimbabaje, ntabwo nzabibwira umugore wawe kuko nanjye sinifuza kugusenyera. Umugore wawe aratekanye kandi aragukunda arakwizera, ntabwo rwose nabicira urukundo. Ariko ndagira ngo nkubwire ko rwose ukwiye kwigaya, ibintu wakoze ntabwo ari byo habe na gato. Ubwo rero Kayita ashimira cyane nyine Jenny uba wemeye kumubikira ibanga. Buracya rero Anne akagaruka nyine kubera yuko ubwo kwa muganga nyine biba byarangiye. Akiza rero akiva mu modoka ahita ahura kandi na Jenny nawe yamaze kwitegura atashye, kubera ko iminsi ye yo kubaho ngaho iba yarangiye nyine, nawe ibyo yari yaje gukora biba byarangiye atashye. Jenny rero ahita abanza nyine akaganira na Anne, abwira Anne ati Anne rero warakoze cyane kunyakira, uri umugore mwiza rwose, ariko nanone ndagira ngo nongere nkubwire ko rwose hagati yanjye na Kayita nta kintu na kimwe cyigeze kibamo, humura rwose tekana. Ati gusa icyo nagira ngo nkubwire ni uko rwose dutandukana na Kayita numvaga ubuzima bundangiriyeho, ariko nanone nyuma nyine nariyakiriye mbona ko ibintu byose bishoboka, nanamwikuramo rwose nubwo byangoye, ariko ubu ntabwo nkimutekereza nk'umukunzi wanjye. Inama rero nagira ngo nkugire imwe mu buzima, nagira ngo nkubwire ngo jya ukunda umugabo wawe, umukunde cyane kandi umwizere. Jenny kandi abwira Anne ati ndabizi nyine umugabo wawe afite karite nyinshi cyane, ariko ibyiza by'umugabo wawe ujye ubiceceka maze ubigumishe mu mutima wawe. Uramenye rwose ntukabwire inshuti zawe ibyiza byose umugabo wawe afite, ntukababwire kandi ibyo aba yagukoreye ndetse n'ibyiza byose akubwira, kubera ko burya hari igihe usanga uwo wita inshuti atari inshuti yawe, n'uwo wita umwanzi wawe mu by'ukuri atari umwanzi wawe. Ugomba rero gushishoza kandi ukagira ibanga, ugaceceka rwose, ibintu byawe byose ukabyigumanira. Ikindi kandi umugabo wawe jya umugumisha kure y'inshuti zawe, ntukamwereke buri wese. Inshuti zawe zose ntizikinjire mu buzima bwawe n'umugabo wawe. Umugabo wawe ni uwawe wenyine, mwiharire nyine, ntihakagire abandi bantu rwose usangiza ibyiza bye. Amara kubwira ibintu byose rero Anne, maze Anne akamubwira ati urakoze cyane, ni ukuri ayo magambo umbwiye ni ay'ubwenge kandi aranyubatse, ibyo umbwiye byose nzabikurikiza. Ikindi kandi uzajya wisanzura muri runo rugo, uzumve ko rwose kuri nk'umuntu wo muri famiye yacu. Najyaga ngufuhira ariko byararangiye, nabonye ko uri umukobwa mwiza kandi nta kintu kiri hagati yawe n'umugabo wanjye. Anne rero ahita abaza Jenny ati none se wowe na Haji bimeze bite? Jenny ahita amubwira ati njye na Haji ibintu birashyushye, ndakubwiza ukuri rwose twarahuje, ni umusore nyine umeze nka kuriya nkunda rwose, n'ubu navuyeyo kumusezera. Ikindi kandi tugiye kuzajya tuvugana kenshi, nzajya nanamusura kenshi, ndatekereza rwose ibintu byacu biri mu nzira nziza. Gusa nzakomeza nkubwire, ariko nawe ndagushimiye ko wampuje nyine n'umusore w'inzozi zanjye. Ntekereza ko nari maze iyi myaka yose narananiwe kumwibonera, ariko nyamara wowe waramubonye mu nzira uhita umumenya ko rwose tuberanye. Ndagushimiye cyane, ikintu wankoreye rwose ni ikintu cyiza cyane kandi nzakomeza ngushimire. Barahoberana rero maze bagasezera Jenny nyine kugira ngo agende. Anne rero ahita abwira Kayita ati rwose herekeza Jenny mutware nyine umugeze ku kibuga cy'indege, kandi yarakoze rwose kuba hano. Kayita rero aragaruka maze Anne akamubwira ati ni ukuri mukunzi wanjye, ndagukunda cyane, umbabarira aho bitagenze neza, umbabarira aho nagufuhiye ngakabya maze bigatuma nkora rwose bitaragushimishije. Ni ukubera urukundo nyine, kubera ukuntu ngukunda mba numva nta wundi mugore wakwegera, mba numva waba uwanjye gusa. Kayita rero nawe ahita amubwira ati nanjye ndagukunda cyane rwose, uko byagenda kose ni wowe mba ku mutima kandi ni nawe nahisemo kubana nawe. Ndagukunda rero rwose kandi bizira uburyarya. Barahoberana rero maze
maze Anne agahita abwira Keita ati warakoze kuba mu buzima bwanjye no kwihanganira ibyanjye bitagenda. Inkuru yacu y'urukundo rero ni aha tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba kandi ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.